so kuri icyo cy'akazungu wari ukomojeho koko narabyumvise nari igikorwa kigayitse cy'ubunyamaswa. Irinde rero kuba waba ikibazo mu bantu ahubwo uba igisubizo mu bantu. Irinde kuba hari umuntu warira ku bwawe, irinde kuba hari umuntu wabara ku bwawe, irinde kuba uyu munsi hari umuntu ubayeho mu buzima bubi kandi ari we wabiteye. Ariko ndimo ndabwira abakobwa baba ndimo bararangiza amashuri uyu munsi, babandi bari mu buzima butoroshe bw'ubushomeri, babandi bari mu buzima bwo gukenera ibyo badafite, ndababwira ngo ntabwo igisubizo kiri mu muhungu, ntabwo igisubizo kiri ku mugabo. Wowe ubwawe Imana yaguhaye ubwenge bwo guhitamo. Niki twabwira abagabo bashobora kwitwaza ibyo bari byo cyangwa se bakitwaza izindi mpamvu izo arizo zishobora gutuma bakura abana b'abakobwa mu kubagirira nabi? Nuko bamwe mu bakobwa uyu munsi bamaze gukabya kwizera abagabo, kandi bamaze kubonamo abagabo nk'igisubizo cy'ibibazo byabo. Akumva ko atabasha kwikorera, umugabo ari bukimukorera. Ariko mama Giho, karame, urabona ukuntu umukobwa wacu amaze kuba inkumi? Ataba inkumi se, bizko se amaze kugira imyaka 15. None se buriya ujye wibuka kumuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Reka ubwo se nabamuganiriza mu biki? Mu mashuri se ntibabyigisha? Ariko mama Giho, ubu se ubona ari ndufite uruhare rukomeye ku mwana kurenza ababyeyi bamubyaye. Uyu mwana ni ukuri akeneye amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uzi ko ari byo koko? Dore ko na musaza wamaze kuba ingimbi. Mubyeyi, ganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo berinde kugwa mu bishuko byangiza ejo hazaza habo kandi aribo mbaraga z'igihugu. Kurikirana ikiganiro Inzira y'Amakobwa gitambuka kuri Radio Flash FM buri cyumweru guhera saa 7:30 kugera saa 8. Bagiye kubasuhuza nanone bakunzi b'Inzira y'Amakobwa, nkuko baje kumenyera intego yacu ya buri munsi, duhora tubagezaho amakuru ajyanye n'umwana w'umukobwa, yaba ku buzima bw'imyororokere, ku bijyanye n'ihungabana baba baragize abana b'abakobwa. Uyu mwanya rero turongeye turagarutse ariko ngarutse ndi Elevanina Musisi nkuko musanzwe mubizi, ariko turi kumwe n'umutumirwa wacu yatwibwira. Muraho neza, nitwa Fanny Umutoni Wase, ndi umutumirwa wanyu ariko mu buzima busanzwe ndi umubyeyi, ndi umunyamakuru kuri Radio Flash FM, kora ibiganiro bigeneye n'ubuzima, ibiganiro bigeneye n'umuryango. Abakunzi bazirarazuba ko barabizi cyane kuko ariho mbarizwa iminsi myinshi. Birumvikana Fanny, twagiye guha ikaze uyu mwanya. Abakunzi bacu nabandi bizi baragukunda, ni benshi bajya bambwira bati rwose Umutoni Wase Fanny ni umuntu wacu, tugiye kumva ibiganiro bitandukanye. Uyu mwanya rero tuje turi mu Nzira y'Amakobwa. Noneho uyu munsi dufite ibyo dushaka kugira ngo tuganireho, tumenyeshe abantu bacu cyangwa se tugira ngo tugire ibyo tuganira twungurana ibitekerezo. Uyu mwanya dushaka kugira ngo tukubaze, ese Fanny, umwana w'umukobwa igihe cyose ahenshi dukunda kumva yahuye n'ingorane, yego abagabo cyangwa se n'abasore bajya bahura n'ingorane, ariko sinzi impamvu ijwi ry'umukobwa n'umugore rikunda kugaruka cyane byumvikana mu bantu b'abanyabibazo bakunda guhura n'ibibazo cyane kurusha igitsina gabo. Ese uyu mwanya ejo bundi twumvishe inkuru ya Kazungu batubwira ko yashimutaga, niba yashimutaga se cyangwa niba twakoresha ko yahamagaraga, ntabwo tuzi inzira yabicishagamo, kuko mu makuru yatambutse avuga ko abana b'abakobwa bajyaga bagiwe, abagore cyangwa abakobwa bajyaga bagiwe, ariko abaturage bavuze ko batamenyaga irengero. Ese uyu munsi wowe biriya bintu bifite ayahe makuru? Ni iki wabwira umwana w'umukobwa ku bijyanye n'ibyo Kazungu yakoze, cyangwa se muri rusange ku mwana w'umukobwa bijyanye no kwirinda? Ubundi umwana w'umukobwa cyangwa se umugore, abantu benshi bakunze kumwitiranya n'abandi bantu, ariko mbere y'uko umugore cyangwa umukobwa ni umuntu. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, nubwo benshi bamufata mu bantu bagira intege nke, ariko ntabwo umugore burya agira intege nke, nta nubwo umukobwa agira intege nke. Ahubwo nyuma yo kubona yuko benshi mu bakobwa cyangwa se benshi mu badamu bakunze koroha, umuhanga yambwiye ko abahanga bakunze kuvuga yuko burya igitsina gore dukunda gutega amatwi, turumva cyane. Abagabo rero nabo bafite byinshi batubwira, kandi burya umuntu waguteza amatwi ntacyo atagukorera. Umuntu waguteza amatwi yakujyana aho ashaka hose. Iyo umuhaye umwanya bakunda gutegwa, bakunze kuba baganirizwa, babwirwa amagambo meza, kandi burya umuntu wese waguhaye umwanya we akagutega amatwi wamujyana aho ushaka. So kuri icyo cy'akazungu wari ukomojeho, koko narabyumvise, nari igikorwa kigayitse cy'ubunyamaswa.
cyo kuba umuntu wambaye umubiri, wambaye amaraso nk'abandi, atinyuka gukora igikorwa cyo guhohotera abangavu cyangwa se n'abagore ndetse no kubambura ubuzima. Nabifata mu nzira ebyiri. Inzira ya mbere bibonamo ni uko bamwe mu bakobwa uyu munsi bamaze gukabya kwizera abagabo, kandi bamaze kubonamo abagabo nk'igisubizo cy'ibibazo byabo. Akumva ko atabasha kwikorera, umugabo ari bukimukorera. Nabo bamaze kubona rero ko tubizeramo ubushobozi, bagakoresha za mbaraga zacu zo kubizera bakazikoresha mu nzira zitari zo. So ubwo rero ndi hano mbwira abangavu, ingimbi ndetse n'abagabo n'abagore, mbabwira ko ntabwo ubuzima bw'umuntu ari ubwo gukiniraho, kandi ntabwo Imana yaduhaye ubuzima kugira ngo buze guterwa inyoni. Nje kubabwira ngo nubwo byagenze kuriya, nubwo twacitse n'igikuba, nubwo abana b'abakobwa cyangwa se n'abagore bishwe, ariko ngarutse kuvuga ngo noneho ntabwo turi abanyantege nke, ahubwo nitwongera imbaraga, twiha abantu umwanya cyane wo kugira ngo badutege amatwi, babone gukoresha kuduprofitira mu kavuyo, bakoreshe za mbaraga zacu mu nyungu zabo bwite. Nk'uko wari ubivuze uti umwana w'umukobwa ahava akagera ababona umugabo hari igisubizo cye cyangwa nkaho akumva kuko nyine wenda byashoboka ko yarabahamagaraga ababwira ko wenda hari ibyo agiye kuba abarangiye akazi, yababoneye abaterankunga, abagiye kwishyura amakaminuza, nimuze tubahe viza mujye mu mahanga. Burya umukobwa ufite icyo ashaka, icyo umubwiye cyose azayiruka. Niki dushobora kubwira abakobwa izi saha byanga byakunda? Bavuze mu makuru abaturage batanze, bavuze ko nta muntu hafi Kazungu yahamagaraga, bavuze ko ababonaga abantu baza ariko batazi bavuye, cyane ko bavuga ko nta muturage wa hano hafi wigeze mu baturanyi babo bigeze bavuga bati rero twabuze umwana w'umukobwa, twabuze umubyeyi, nta wigeze bivuga. Byumvikana ko ari abantu bakure. Niki wabwira abana b'abakobwa bumva abantu babahamagaye cyangwa se bakumva abantu bababwira bati turahanaha, bakihutira kuba babakurikira cyangwa se bakihutira kuba batega amatwi bakabirinda babageraho? Ibintu bya Kazungu nk'uko ubivuga harimo urujijo rukomeye, ku buryo kuba nabyanariza cyangwa se ngo mbihereze ishusho aka kanya bigoye. Ariko ndimo ndabwira abakobwa baba ndimo bararangiza amashuri uyu munsi, baba ndi bari mu buzima butoroshe bw'ubushomeri, babandi bari mu buzima bwo gukenera ibyo badafite, ndababwira ngo ntabwo igisubizo kiri mu muhungu, ntabwo igisubizo kiri ku mugabo. Wowe ubwawe Imana yaguhaye ubwenge bwo guhitamo no gutekereza no kumenya icyakugira umumaro. Ntabwo umuntu azafata telefone waguhamagare cyangwa se kwandikire kuri Facebook akubwire ngo hari abantu bagiye kujyana abantu mu mahanga, niba ushaka akazi ngwino usanga, niba ushaka viza ngwino usanga, niba ukeneye ibi n'ibi ngwino usanga. Ese we uri kubiguha wabanje ukareba ko wabyihaye? Muri make ndavuga ngo habeho kuba macuwa, mucane ku maso. Ntabwo ibyera byose ari amata, nta nubwo uri ukwereka urukundo cyane ariko agukunda, nta nubwo uri ukwitayeho cyane ari uko akwitayeho, ahubwo hari ibyo ashaka. Umuntu nageza gusanga akwereka impuhwe nyinshi, akwereka urukundo, uri umukobwa, akwereka ko akuri hafi cyane, akwitayeho, mbese impuhwe zamwishe, banza uvuga uti ubundi arangirira impuhwe nkandi. Twe kwemera kugendera mu kigari. Niba uri n'umudamu hari ibyo udafite, umenye neza ko wakoresha amaboko Imana yaguhaye ukabigeraho, ariko wigendera mu kigare. Umuntu arampamagaye ngo amenye neza ko ndi umushomeri, ngo niza afashe, aragufasha ate? Muri make habeho gukoresha ubwenge cyane kuko ntabwo byoroshye. Biragoye muri iyi minsi, biragoranye cyane ko usanga na kenshi abantu bashukwa, cyangwa se muri iki gihe urubyiruko cyane cyane rw'abakobwa biroroshye kurufatisha. Kujya kubona ukabona ni kenshi uzumva abana b'abakobwa bataka bavuga bati yarambwiye ngo duhurire hanaha kugira ngo nkorere ibi ngibi cyangwa se kugira ngo mbwire ibi ngibi, cyangwa se wenda kubwo amasezerano twari twagiranye kuri telefone ariko dusanzwe tuziranye, ugasanga aguye mu mutego w'ahantu atari bubashe kwikura. Niki twabwira abantu b'abagabo uyu munsi? Niba umuntu w'umugabo atinyuka guhamagara umwana, ntabwo tubashinjije, ababyeyi bose ntabwo ari babi, ntabwo abagabo bose ari babi, ariko nibura abantu bashobora kuba bafite ibitekerezo bibi bya Kazungu niyo bagaragaye, reka niyo bagaragaye, ariko ushobora gusanga hari abandi. Ntabwo ari rimwe cyangwa se kabiri twumva abantu bahemutse, ntabwo
twavuga ngo ni abagabo gusa bahemuka cyangwa se ni abadamu bahemuka, muri rusange hariho ubuhemu muri rusange. Niki twabwira nk'abagabo bashobora kwitwaza ibyo bari byo cyangwa se bakitwaza izindi mpamvu izo ari zo zose zishobora gutuma bakura abana b'abakobwa mu kubagirira nabi? Ntabwo ibyo bintu byoroshye na Musisi, kubera yuko burya umuntu wese agira personalite ye, agira umwihariko we, agira uko ateye, agira n'impamvu zimutera gukora ikosa. Burya umuntu wese ujya gukora ikosa aba afite impamvu imuteye gukora ikosa. Umuntu wese ujya gukora ikintu cyiza aba afite impamvu imuteye gukora ikintu cyiza. Icyo nababwira ni uko burya ubasha kwihisha ijisho ry'umuntu, ariko ntabwo ijisho ry'Imana baryihisha, kirazira. Muri make nutekereza guhemukira umukobwa, nutekereza kwangiza ahazaza h'umukobwa, nutekereza kwangiza ahazaza h'umugore cyangwa se kwangiza ahazaza h'umwana, tekereza ko nawe uri umubyeyi. Niba uri umugabo, tekereza ko nawe hari undi mugabo wagirira nabi umwana wawe. Niba uri umusore utarashaka, tekereza ko wa mushiki wawe umufite cyangwa se banga ufite nawe wahemukirwa. Niba badahari, tekereza ko mama wawe cyangwa se umwe mu muryango wawe nawe yahemukirwa n'abandi bantu. Muri make wirinde guhemuka kugira ngo nawe utazahemukirwa, kuko hariho umuntu ubikora kumva yuko isa ifite ari hejuru cyane, ariko hoya burya nawe imvura inyagira abandi nawe yakunyagira. Irinde guhemuka kugira ngo nawe utazahemukirwa. Niba ugambiriye gusambanya umwana w'umukobwa kubera ko ubonye ko akeneye amavuta yo kwisiga, niba utekereje gusambana n'umugore kuko ubonye yuko umwana ashonje akeneye kugira ngo umuhe 2,000 ajye kumugurira akawunga, ukaryamana nawe tagetari ukugira ngo ukemure ibibazo byawe, inyuma ibyo umusezeranyije ntunabikore. Ndakubwira yuko burya iyo umuntu agira neza ayisanga imbere, ariko kandi uramuka unagize nabi nawe uzayisanga imbere. Ibyo ukora byose menye neza yuko uyu munsi wabikora bikaba successful, bigakunda rwose, ariko nawe hari ibindi ejo uzageramo usanga uri kwishuzwa cya gihe wakoresheje nabi muhahise. Icyo iba n'ibyo usarura. Ni kenshi usanga duhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, cyangwa se ugasanga umwana w'umukobwa ahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Urumva iby'akazungu byo byaragaragaye, ariko hari ibindi byabicishe ntitwabihamya kuko tudafite ibimenyetso bibihamya, kandi ntitwanavuga ngo biriho kuko tutazi niba kuko biriho ngo turi kubirebesha amaso. Ariko byanga byakunda, iyo ikintu kimwe kigaragaye tuba tuzi neza ko hashobora kuba n'ibindi byihishe. Iminsi y'umujura ni 40. Katubwira abantu tuti wirinde guhemuka umwana w'umukobwa ahari hose mu agaciro, pana kuvuga ngo urafata umwana w'umukobwa uko yiboneye kose, nta kamaro byakugirira. Cyangwa icyo ubibye nicyo usarura. Menya ko niba uri umwana w'umukobwa ukwiye guhabwa agaciro. Menya ko niba uri umugabo, niba udaha agaciro umwana w'umukobwa, ejo cyangwa ejo bundi bizakugaruka, yaba kuri wowe cyangwa se ku bawe. Niko kuri. Ushobora kuba wibwira yuko uko biri kose ibyo uri gukora nta musaruro cyangwa se nta ngaruka uzagira, ariko ndagutangariza yuko ingaruka ibigutegereje. Yaba ingaruka nziza uzayibona, ariko n'ingaruka mbi mwacakirana rwose. Ntabwo ari ibanga, dufite ubuhamya, dufite ibihamya bw'abantu benshi bagiye batangira bazi ko ibyo bakora ari byo byiza ariko bikarangira bigenze nabi. Irinde rero kuba waba ikibazo mu bantu ahubwo ubigisubize mu bantu. Irinde kuba hari umuntu warira ku bwawe, irinde kuba hari umuntu wabara ku bwawe, irinde kuba uyu munsi hari umuntu ubayeho mu buzima bubi kandi ari we wabiteye. Irinde kubabaza abandi kugira ngo nawe utazababazwa, kuko burya imvura inyagira abandi nayo yakunyagira. Murakoze cyane Fanny. Urakoze cyane na Musisi, tunashimira kandi nawe twabanye, mwagize neza cyane. Bye bye.